ifoto ye sinzi ko uri buze kuza kuyibona hafi ariko uze kunshakira ifoto y'umuntu witwa Jonathan. Uramuzi? Jonathan ndamuzi, wari umusifuzi. Cheka niba atari niwe. Uze kuyinshakira impere Shalom. Voilà nana yibonye ariko. Urumva? Zina gahunda rye ngo ntago zigikunda. Ngo ntago byakunda. Reka da. Se biragenda bigenze gute kugira ngo uko ndaza kumukenera cyane. Ndaza gukenera cyane iyi foto yiwe cyangwa se undebere remera kwa Renzo Christophe. Urumva? Muri match yahuje Musanze ndetse n'ikipe ya nyine ni match yahuje Musanze n'ikipe ya Kigali mu mafoto tabonye cyase amafoto yaranze umukino uraza kumubonamo. Urumva? Hanyuma rero abantu Assemblée Générale iricara irakonfirma ko igomba kubaho, abantu baravuga ati tuzicara twitoremo board, batora board, bahitamo ko chair person w'iyo board agomba kuba Mudaheranwa Yusufu Haji, hanyuma vice president akaba Afande Richard Karasira, yego, chairman w'ikipe ya APR Football Club, umunyamabanga aba uwitwa Gahigi, President wa Bugesera. Gahigi president w'ikipe ya Bugesera Football Club. Nubwo bikijya gutangira ari ukuntu twumva witwa Kensi yari umuntu byumva cyane bisobanukiwe, benshi bari banatekereza ko ari umuntu ushaka kuba yaza mu buyobozi bw'iyi board cyangwa se muri Rwanda Premier League. Baravuga ati board imaze kujyayo, batangira gutekereza rero uburyo ki ashobora kuba habaho urugendo shuri. Urumva? Batekereza kujya mu gihugu cya Tanzania kugira ngo bige ngo iyahikorite ibaye hite ikorana gute n'ishyamba ry'umupira w'amaguru ari mu gihugu cya Tanzania. Donc bakora urugendo shuri, ariko icyo gihe bari kumwe n'umuntu twa Jules Karangwa nk'umwe mu bantu bumva concept cyangwa se bumvaga concept cyane y'I Rwanda Premier League. Nk'umwe mu bantu bakundaga kuvuga ngo byagenda gutya byakorwa bitya birasaba iki n'iki. Bavuye rero mu rugendo shuri nibwo bongeye gukora inama, barecara bati noneho this time twatangira, batangira 50% hari byo bagomba gufashwa n'ishyamba ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Ferwafa. Ariko nyirizina ari bo bagomba kuba bafite iyo championnat mu minwe rwose na MOU irasinywa cyangwa se Memorandum of Understanding cyangwa se mbago ni nk'amasezerano cyangwa se ni nk'intuzo y'imikoranire gutyo. Batangira gukora rero. Mu gutangira gukora icyambere cyagombwaga iki Rwanda Premier League yagombaga kuba ifite office cyangwa se ifite ibyibanze nk'abantu bavutse bagomba gutekereza se turakorera he, turaba turi hehe. Icyo gihe nka board cyangwa se nk'urwego rutari rufite ubushobozi, rutari dufite compte, rutari dufite ikintu na kimwe, ntabwo byari buze kwita byoroha yuko bahita bavuga ngo tugiye gukorera muri office ni Kanizo ndashaka tugendane. Turimo turagendana rwose. Ndashaka tugendane kuko ari uri gushaka ifoto Jonathan. Nze ndebe rwose Rwanda Magazine ko umuntu utarenzaho Christophe ibyo byose. Ndabizi neza ko ifoto yo yarayifotoye. Ahubwo igisigaye no kureba match Musanze. Nta kirimo. Muri inkuru ndi kubona nta kirimo kuko turaza kwikenera cyane, niyo mpamvu abantu bumva turi kwitindaho. Turaza kukenera cyane uyu muvandimwe witwa Jonathan muri iki. Donc mu cyo nakwita nk'inkuru irambuye, nk'inkuru yimbitse tugomba kuba tubatwaramo n'amaze n'iminsi twanabateguje n'igihe kinini cyane, harimo amakuru abanyarwanda bakwiye kuba namenya. Sometimes bakanamenya ngo ibintu byacu uko bibayeho ndetse nuko biriho, ese biratanga icyizere cyangwa se ntago bitanga icyizere. Ese umwaka wa mbere byibuze ibyo bintu biriho umuntu yawe donc yavana mwiki. Ubwo urakomeza ubishaka, ariko muri buriya buryo hari ukuntu ushaka kuba wayivanaho, simbizi ngewe. Witwa Shalom sinzi ukuntu ari buze kuza kubigenza, ariko se niko wabigenza ndangara ukuntu bigenza gitware ntye. Ibyo bintu ntago bisengeye.
ibyo ntabwo bisengeye niko nze turebe ibyo ntabwo bisengeye nibyo shaka rwose ifoto hano ayibonye urebe Kanizi urebe nimba ari we kuko ni umuntu nzi wifotoza gake cyane gashoboka niwe okay witwa Sharomi ni muzima cyane. Hanyuma rero nk'abantu bari gushaka aho bagomba kuba bakorera ibyo bagomba gukora byose bavuga ati turabikorera biratangira biragenda bite cyane ko no gutangira kwa champion bisa nka Ferwafa bafashije cyane umwaka ushize batangiye nta office bafite bagomba gukorera ku ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ari kuri Ferwafa nabo bari bafitemo office kenshi banakoraga muri office ya Jire ku makuru mfite donc barariterinaga rwose bagakorana hariya ariko baravuga bati birasaba ko tugomba kugira abakozi ariko umukozi wa mbere w'ibanze ni umukozi uhoraho ugomba kumenya ubuzima bwa buri munsi bw'iyi Rwanda Premier League cyangwa se bw'iki kintu kivutse kigomba gutangira gukora. Urumva abo muri body ni abayobozi hagomba kuba ari umukozi rero abantu baricara barabaza hirya no hino barabaza ati ninde muntu ushobora kuba yakora aka kazi neza uko bikwiye bagisha inama donc barakonsulta biza kurangira utwa Jire Karangwa ababwiye ati ngiye nabagira inama y'umuntu nzi w'umuhanga ibi bintu uri capable yo kuba yabikora kandi akabikora ku rwego rwo hejuru akabikora neza kandi w'umuhanga wakumva concept y'i Rwanda Premier League ku buryo bworoshye abagira inama yo kuzana umugabo bita Jonathan ubwo witwa Sharomi official adufashe iyo foto wenda iduterekeye kuri YouTube uyu mugabo witwa Jonathan uyu Jonathan ni umuntu wakoze ibintu byinshi cyane ko yabaye mu nzego zibanze mu mujyi wa Kigali akazi yakoragayo hanyuma yabaye mu bya arbitrage buracyagihe abantu bamubona baba mu bintu bya Kigali ntabwo ari umukozi wa Kigali ahubwo yari umukozi w'umujyi wa Kigali yari umukozi w'umujyi wa Kigali abantu barakonsulta baraganira bumva concept arayumva asa nkaho ubwo ari na input zindi yashaka kuba yakongeramo Jire arabwira ati rwose uyu nguyu is the right person mukwiye kuba mukorana ibintu byose baravugana baramubwira turabona nta budget idasanzwe tugiye gutangirana wakwemera ku makuru naje gutohoza nuko bemeye kumuha umushahara w'ibihumbi 700 na communication y'ibihumbi 100 turajya muri details zose yego ubwo ni nk'ari ibihumbi 800 yagomba gutangaho buri kwezi nk'umwe mu bantu babakoranye nawe ngiye ntago nize amahirwe menshi yo kuvugana nawe cyane uretse nk'ejo bundi twongeye gukubitanira kuri stade Jonathan turaganira gake ariko ni umuntu duhura gake donc ni umuntu navuga gake cyane ngiye kwanza nta nabeshye buriya bwa mbere duhura gutya visa twakubitaniye ku isorezi niho hajyaga haba ibihembo kandi umva na hostinze nka edition nk'eshatu ari ngiye mbi hostinga kigiye nyine ngikorera no ku Isibo TV bien sûr yego nibonye twamenyanye turaganira cyane nyine bisanzwe ariko ntabwo nyine twari twakaga ari ikintu cyantunguye nuko nabyo muri telefone nkasanga nto nimero ye akambwe ati nta munyamakuru pfa kuba umunyamakuru byibuze umunyamakuru mu byibuze ufite ahantu akorera umunyamakuru nyine muzima donc ushaka umuntu wese ushaka amakuru turaziranye nubwo ashobora kuba atanze ku isura nyine ari ukuntu ari umuntu ubaho cyane mu marido mu bintu akora yego Eman cyabaye rero mutara amatangiye akazi atangira aratekereje abantu barabaho nango donc iyi organisation cyangwa se ikintu cyitwa Rwanda Premier League kirabaho gite na office turakorera muri federation donc atangira gukoresha icyo nakwita nk'umuntu ufite ama connection cyane kuko urumva none umuntu uba mu biraka by'abantu ba UN nakorana nyine donc ari ukuntu afite ama connection manini n'umudira nyine n'umuntu ugira amadira remereye cyane bivuga ko yatangiye gutekereza uburyo kibashaka ubushobozi bwatumwa Rwanda Premier League ibaho ndibuka ko hari deal yari pending na Star Times yo kwerekana ama match ndetse hari na deal ya Bralirwa ya naming rights izo zari zisa nkaho zihari ariko abantu bagomba gutekereza ngo abantu bazabaho gute iyi Rwanda Premier League izaba hite rwose ni ikintu cyari kiraho ngaho kidafite ikintu na kimwe
ahera from zero, aravuga ati reka dushake account, dushake ibintu byinshi kugeza ubwo abantu bageze ku rwego bakodesha office. Urumva byari biri kugenda bikora gake gake rwose. Yego. Bigenda bikora gake gake, abantu bakicara, abagabo bahaje n'abantu b'abagabo bafite ubushobozi, abagabo nk'aba nyine nk'aba Fandereshari, abagabo nk'aba Desire, bagahigi n'abandi ba Retired Captain Wise Jean Fidel. Donc abantu bari muri iyo board bakicara ngo twabaho gute, twasurvivinga gute. Donc urumva byari biri kugenda biza gake gake bavuga ngo twakwigira kugira ngo tuzacuke dutangire dufate n'ibyemezo byacu bitari based cyane cyane kuri Ferwafa, uretse kuduha iyo green light niyo MO ikongera igasinywa ikaduhereza iyo championnat tugomba kuba dufite mu biganza byacu. Yego. Bagera kuri etape yo kubona office zaho ngaho, hariya Kimihurura nziza pe. Office rwose ubu ni ahantu heza habereye kuba hakorera boarding nka Rwanda Premier League. Sinzi ni muhazi babashe kugera ngemaze kugera nk'inshuro nk'ebyiri. Ntabwo ndajya ariko nzikira Kimihurura. Heza urana kuri uriya muhanda Rayon Sport yakoreragaho. Ndahabona. Ni ruguru yaho. Ariko none nayo ni mu nzu nziza kabisa ubona yisanzuye. Ukiri ninjira mu wakirwa n'ibirogo by'ama equipe yo mu cyiciro cya mbere kubikuta hose. Nyine uruhagera nyine ukahita ubona ko uje ahantu badiringa ibintu by'imipira. Yego. Eman, office barayikodesheje. Nyuma ya office cyagomba gukurikiraho rero no kuvuga ngo nyuma yo kuba tubonye office igishoboka cyangwa se gikurikiraho ni gikurikiraho no gushaka abakozi gake gakeya bigendanye. Urumva we yari umuntu ufite akazi nk'umuhuza bikorwa wa Rwanda Premier League. Donc nka CEO reka mbivuge gutyo. Ari we nyine muntu office coordinator, reka tubyite gutyo nka office coordinator. Donc ari we ushinzwe abakozi, ari we ugomba gushinzwe ibintu byose. Office bamaze kuyibona baravuze bati tugomba gushaka abakozi rero. Sasa ikintu cya mbere urumva bano bagabo baravuga ngo hari ukuntu abantu iyo bagiye gutanga akazi bicara bakavuga bati turashyiraho ikizamini cy'abantu bagomba kubona akazi. Hari igihe bananoma mu buryo ni ahantu henshi birakorwa, ntago ari agashya, nta n'inkuru idasanzwe inabirimo, ariko baravuga donc bashyiragaho ntuza nk'umwanya ku isoko abantu bakaba bakora ibizami, ariko n'ubundi bisa nkaho babaga umuntu uri buze gufata umwanya, uri buze kubona umwanya. Wibica ku ruhande hari abagiye nzi ko byagenze gutyo. Yego. Rwose abantu baricara baravuga bati dukeneye kuba dufite umu receptioniste n'umuntu wo wihutirwa burya kuri office. Bashaka receptioniste bamutereka aho ngaho kuri office, bashaka umuntu akwita nka comptable, secrétaire comptable, bamutereka muri office. Hanyuma baravuga bati dukeneye n'umuntu ushinzwe ibintu bya data collection, ushinzwe gucollectinga data. Baravuga bazenguruka bati byaba byiza turamutse turebe mu banyamakuru waba witwa Jules Karangwa ndetse na n'uyu Jonathan bapropose umuntu utabigira Imana Augustin mugenzi wacu, umunyamakuru w'umuhanga cyane, umunyabwenge Donatire rwose. Nge gusa twarakoranye ndamuzi nta nubwo bamwibeshyeho. Baravuga bati turafata gusa, baravuga ariko no muri ibyo ngibyo tukeneye n'umuntu uri buze no kudufasha mu bintu donc by'ama image n'iki byose. Baravuga bati turafata umuntu bita Julius rwose kuri recommandation y'umutara mutwe Jonathan n'ubundi nk'umuntu bari bazi ibyo bintu bimetiriza. Bra Julius ni mwaka rwose twari dufitanye na projet ariko tugomba kuzayibyotsa, bagomba buriya gushinga akantu ka YouTube channel ariko kurumva yizi ibintu bya video analysis. Yambwiye ati rero uri umuntu uvuga umupira nkumva ndi convaincre, donc uzi ibintu byo mu kibuga. Ati twazakoze aga projet tukajya nyine twiganirira umupira kuri YouTube, none nanjye ko mfite ibintu byose byangombwa ibyo wajya uvuga najya mbishushanya byoroshye mbyereka abantu. Bikimeze gutyo umutaramu ndamubuza. Nibaza uko bigenda basemeyeri nyakubaha umuyobozi ara ku gihe arambwira ati ntongere kugaragara. Kumbi yari afite deal, niwe ko byanabaye confirmed imbere. Urumva bari bamaze kuba abakozi bane, yaba Julius, yaba Gus ndetse na n'umureceptioniste ndetse n'uyu secrétaire comptable. Turi kugenda twinjira ahanyiri izina rero. Ligi ibayaho ubuzima bwa buri munsi. Abantu mutaramu nk'umuntu utekereza mu buzima bwa buri munsi aravuga ati bagira gutya bakora cop na Gorilla Games. Ni betting company, iyo donc ni awarding company. Ni company bafasha mu guhemba. Batangira projet bavuga ngo tuzaduhemba ibi n'ibi. Basinye contrat ifite agaciro ka miliyoni 500 zirenga.
bigendanye na dirasiyo iyo konta rifite kuko ntabwo ari umwaka umwe ahubwo n'amasezerano y'imyaka 2 cyangwa 3 ibintu nk'ibyo ngibyo ebana gahunda barazitangira ibintu by'ibihembo nibwo ngiye nahuye n'umutarama Jonathan abantu turavuga tuti ni byiza ni etape nziza abantu barabikunda barabyishimira byabiraga kuri televiziyo impamvu byabiraga ku Isibo TV nuko ikiganiro twakoraga cyitwa Bench ya Sport cyari kiri sponsorize na Gorilla Games urumva byari byoroshye kwita bisanga ku Isibo TV kugira ngo bacisheho uwo muhango wo gutanga ibihembo ari ukuntu bitari binahenze bitari binagoye barakorana ibintu bigenda neza donc ubuzima bwa buri munsi batangira gutekereza n'ibintu binini none sasa bitewe nuko yararebaga akabona bishoboka donc bipresentika kubwira Rwanda Premier League abantu ari ukuntu nyine bari batangiye kuyumva byoroshye n'ubu ngo bashaka kubona yumva byoroshye yego batangira gutekereza ibintu binini cyane ariko mu gutekereza ibintu binini cyane kuri office hari ukuntu nyine abantu nyine b'abakozi umuntu bafite ukuntu managing abantu amakuru avuga ko ngo hatangiye kuzamo akantu nakwita nk'agatotsi hagati y'abakozi n'umuyobozi wabo kuri office gaturutse herero uwitwa Jonathan n'abataramu ikintu cya mbere bano bakozi kuri office bari bafite ikintu kivuga ngo uwitwa Jonathan ni umuntu ndabivuga gute se udukanga ni umuntu nyine ufite igitsuri kidasanzwe ngo kugeza ubwo ngo batumvaga impamvu ngo yarabujije buri mukozi wari wese ngo kuvugana n'umuntu wo muri board ngo buriya ngo kuba ngo yari kubona nka Gusa cyangwa se Julius cyangwa se undi muntu runaka asuzanyije n'umuntu wenda nka perezida bakavugana birambuye byabaga ari ikibazo ngo yabigiraga ikibazo ngo ku buryo ngo yanakubazaga ngo mwari muri kuvugana iki abantu rimwe na rimwe ngo bakibaza bati hari igihe bagiye nko mu biraka ese afite ubwo ko tuzamutanga amakuru ko ataboneka ku kazi sometimes ese afite izihe mpunge donc bakumva ko asa nk'aho ari impungenge afite urumva z'uko ari amakuru yatangwa kuri we bikaba byateza ikibazo kuri we mu gihe we akubwira ati njyewe numvaga ari approach yo kugira ngo mbashe kumanaginga abakozi donc bose bumva ko ndi umuyobozi wabo hano kuri office urumva ku mpande zombi ushobora kubagira iyo logique yego hakaba hari umukozi tugiye kwitsaho cyane ariko ku mpamvu z'umutekano we numva zaba nziza ndavuga izina rimwe sinibuze kuvuga amazina abiri nta nubwo turibuze gushyiraho n'ifoto ye yego hakaba hari umwe muri aba bakozi witwa Priska ndasoreza sinibuze kuvuga irindi zina Priska urumva impamvu ni mushya cyane muri ibi bintu ku buryo wenda bashaka kujya muri media abantu babivuga cyane ukumva bikaba byamutera ikibazo ngo sinamukuru mu myaka mukuru mfite ni muto kandi n'akazi ka kabiri ndumva ngo yaba ari gukora ku buryo reka tubitware gutyo nta kibazo reka tubifate gutyo muri ubwo buryo uyu ajya kuza yari nk'uko abandi babaye rekomande n'abandi bantu yari rekomandasiyo y'umugabo witwa Mudaheranwa Yusufu Haji chairman wa board urumva yari rekomandasiyo ye noneho mu kuba rekomandasiyo ye akaba ari umuntu ngo uvugana bya hafi byoroshye n'uwamurekomanze ndashaka tugendane neza yego ndimo ndakumva akaba ari umuntu uvugana byoroshye n'uwamurekomanze ngo ni chairperson wa Rwanda Premier League donc yamwisanzuragaho noneho akaba hari ikintu kivuga ko Jonathan mu kumanaginga abakozi be ntashaka ko hari umukozi uvugana n'umuntu wo muri board yego donc reka tuvuge ko wenda ariyo strategie cyangwa se reka tuvuge ko nabyikanga nta kibazo ku rundi ruhande ahubwo uyu nguyu akaba yisanga kuri chairman ku buryo bwose urumva uwo wagatinye muri board ni chairman abibika ku mutima buri gihe mu gitondo yakoreshaga inama kuri office akabwira ati abakozi mumeze neza ni sawa ibintu biragenda nimba rwose hari uwo twagonganiye mu kantu runaka
akaba bitagenze neza je suis désolé mbabare ngiye nikomeze nyine ndi direct kuko rwose bose icyo bahurizaho yaba aba member of board yaba abakozi bakoranaga bakubwira ko uyu mutipe ari umujeni nyine ngo ni umuhanga nyine bidasanzwe kandi ngiye nanjye ibintu twahuriyemo byo bikeye man ni umuntu ukoresha nyine ni umu big deal adiringa ibintu binini gusa umutana twa Jonathan nyine ni umuhanga ari nari gucalenginga umunsi tuze kuganira na gusiki twa tugikorana arambwira ati umuntu twa Jonathan ati ndi kubona pesa adukoresha ntazayishobora reba ukuntu gusa nyine ari umuntu ukunda akazi w'umuhanga nawe abati ndi kubona ntazabishobora umunsi umwe ugize kubakoresha inama arabacalenginga baravuga ati mufunge dossier dutaye ntabwo byashoboka nyine ebana ngo ni umuntu nyine w'umuhanga donature kandi hari igihe nyine umuntu aba ari umuhanga ntabwo bishobora kuba bizi ko ari umuhanga noneho asigarana ako kantu ko kuvuga ngo uyu muntu ko yisanzura cyane hariya bimeze bite buri munsi agakora inama rwose mu minsi mu mizo nko mu kwezi kwa gatanu mu kwezi kwa gatandatu uwitwa Jonathan bakaba bari bafite isoko urumva batanga amasoko n'iki byose hari umuntu wari ufite isoko ry'ibintu byo kwamamaza gukora ibintu byamamaza ibintu by'ibana ibintu nk'ibyo ngibyo baramuhaye isoko numva ari hafi miliyoni 2 none sasa umuntu rwose akaba ari n'umuntu usanzwe n'umuntu w'abantu bari muri Rwanda Premier League ariko akaba yarafite payment itari iri kwishyurwa ariko bikaba byaraterwaga ngo nuko umuyobozi wa core office ni kuvuga Jonathan we yavuga ati bitewe n'ibintu dufite n'ukuntu tugomba kumanaginga ibintu yumvaga atari iyo timing yo kwishyura uwo muntu aza gukurikirana asanga hari payment izakozwe atabizi harimo n'iyo muntu payment 3 zakozwe atabizi kandi niwe muyobozi aho ngaho niwe wotoriza kugira ngo ibintu bikorwe aravuga ati byagenze bite arakurikirana asanga ubundi nyine kuri iyo account nubwo nyine urumva ni nk'umukozi no yifunguje ariko hariho abasinyateri bien sûr kandi ibyo abasinyateri batatu babiri baba bemerewe ko basinya amafaranga akaba yasohoka yego asanga wa muntu witwa Priska kubera kwisanzura kuri Haji yakoraga ama payment donc agakora documents zishyura akajya guzishinisha kuri abo babiri bandi nibice kuri Jonathan no kuvuga ubwo Priska niwe comptable secrétaire comptable donc ubundi arabikora akabijyana muri office y'umuyobozi akabyotoriza this time the payment 3 zaba zidaciye muri ubwo buryo yarabati ngiye mfite umuntu nisangaho uyu muntu mbona ari ukuntu agize si ngombwa ni nka kwa kuntu ushobora kuvuga ngo mfite icyizere cy'umuntu wanzanye nge ndumva ndi munini niko Jonathan ubwo yabitekereje umukobwa akuzuza ibintu byose akahita afata dossier akayohereza kwa Ntuza kwa Haji ukaza bagasinya umuntu akishyurwa payment umupapa rero nk'umuntu uri aho hantu aravuga ati umuntu yamaze kumyimbana bite nuko yazanywe na chairman na boss ngewe ubwo ntacyo nkivuze ubwo nibindi byanaba kwa kuntu rero umuntu aba afite avuga ati nyifite confidence zanjye ndi umuntu maze kuba numva ndi munini iki byose aravuga ati nta kindi gishoboka ahita atumaho inama urumva atumaho inama muri office y'abakozi bose arabicaza ngo amakora hari nuko yababwije ukuri avuga ati ndi kubona nta kintu nkimaze hano nimba ibintu byagombye guca iwanjye nkabyotoriza nk'umuyobozi hano kuri office bisigaye birangirira hari nta n'amakuru mbifiteho aramubwira ati ntabwo bizashoboka aramubwira ati nzakwirukana abwira Priska aramubwira ati nzakwirukana ngo muri iyo nama abantu barikanga ariko akaba yaratangiye n'undi hari ukuntu yajyaga abona utwo tuntu tw'utumenyetso akajya mwikanga Jonathan urumva Jonathan ni nkawe wubake niwe muntu iyo concept yubakiye ikintu cyitwa Rwanda Premier League nawe arabizi ko ni iki kintu kimwubakiye n'ikimenyeme byaje kugera hagati witwa Jonathan arabwira ati aya mafaranga sasa ariko nge mbibona namaze kugenetinga amafaranga abantu muzamo bahemba gutya na gutya nanjye sinkomeza gukorera amafaranga arabwira ati ngiye ndashaka 1,200,000 urumva bamuha 1,100,000
na communication y'ijana yavuye muri Premier League yahembwa miliyoni 1,200,000 hari muri Rwanda Premier League kuko bari bazi akamara afite aho ngaho n'icyo aricyo n'icyo ashoboye. Winyibagiza twari tukiri aho ngaho amabwira Priska ati nzakwirukana muri office ati nzakwirukana. Abantu bati ese byagenze bite, arabasobanurira ibintu byose n'iki byose, ariko umwana w'umukobwa aramubwira ati ngewe ibi byarabaye byagenze gutya, iyi pema yari yaratindijwe. Jonathan Tehoya ati so fata umwanzuro hano. Ati ibintu byo kuvuga ngo wivuganya na chairman kuko ari we wakuzanye mufite ukuntu muvugana bya hafi byoroshye, ibyo nye simbyumva. Aramwe ati kwanza ukuntu bimeze nuko ngoko bibaye inshuro 3 ini inshuro ya 3 ukuntu bimeze, uragenda wandika ibaruwa insaba imbabazi. Uragenda wandika ibaruwa insaba imbabazi, bitabaye ibyo nudasohokanye ndagenda. Donc harasigara umwe hano ntago twahabana turi babiri, ntibigishobotse. Ariko hakaba haraje message zituruka kuri uyu mukobwa zibwira chairman yuko ngo Jonathan muharasinga. Urumva ikintu cyitwa harassment mu kazi. Ibyo byo ni ikintu gikomeye cyane. Abati ngewe umuntu aramparasinga. Abantu babanza kwibaza se yaba musaba ku jamana nawe nk'umuyobozi we byaba bimeze bite. Kumbi kibazo Romenciera yarafite nuko uwo mukozi yisangaga cyane ko nubundi ikitaragendaga neza cyose mu kazi. Yararaga kibwiye muze akamubwira ati bimeze gutya na gutya, gahunda zifashe gutya. Abana barantenguye. Dukomeze. Oya. Dukomeze. Urumva? Noneho akimara kumubwira ngo yandike iyo baruwa imusezera. Namini isaba imbabazi cyangwa se asohoke muri office. Mushiki wanjye Priska. Ikintu yakoze yazindutse yandikira email chairman. Amumenyesha ko asezeye akazi. Sinzi turi kugenda. Turimo turagendana. Yahise yandikira email iri personnel ku giti cye, donc inbox. Amwandikira email imusezera akazi, aramubwira ati ngiye ntago nzagaruka akazi kanyu. Ati bitewe n'iki se, ati ngewe ati kuri office umuyobozi wanjye yaramparasinga, umuyobozi wanjye ntago duhuza bitewe n'ibi ashira mu dupoint twinshi cyane. Witwa Hajara bati ntibishoboka. Aramuhamagara aramubwira ati ndashaka kumenya ikibazo kibaye ari iki. Baragenda baricara aramusobanurira amubwira ibintu byose komara situation. Aramubwira ati okay ni sawa. Gicana na chairman nuza Jonathan. Oya Priska. Yego. Baraganira kabisa. Amubwira ibintu byose uko bimeze, aramubwira ati oya iyi email sinyemeye, ejo usubire mu kazi, ibintu turabikurikirana tubihandoring. Umwana ati murakoze, urumva n'umuntu yisanzuraho. Amakuru mfite nuko n'umubyeyi we ashobora kuba naziranye na chairman. Urumva n'umuntu yisanzuragaho ku buryo ari kuvuga ati oya buretse wigiye n'aka kanya. Uwitwa Jonathan hinguka kuri office abona umuntu yaje mu kazi. Ntiyamwandikiye ibaruwa imusaba imbabazi. Nta nahisemo no kugenda. Umuntu aje mu kazi nk'uko bisanzwe. Yana Jonathan ari kuri office akiri gushyushya umutwe, yavuga ati bimeze bite, biragenda bite. Telefone yamuhamagara amubwira ati mu masaha y'umugoroba tuze guhurira kuri Serena. Yahaje. Bamuhaye isaha ajya kuri Serena, hano kuri Serena Hotel hano mu mujyi. Ageze kuri Serena asanga umugabo bita Haji Mudaheranwa Yusufu ari kumwe na Fanderishari Karasira, vice chairman wa board. Baricara baraganira bati Jonathan ikibazo cyabaye kihe. Batura mwana w'umukobwa ati kushaka gutye byagenze bite ko yandikiye chairman arira. Ikibazo ahubwo kitagikomera. Atakwandikira atarira kandi n'umuyobozi nyine nuko yumva ubwo ari nk'umubyeyi we ari kwigirira. Aramubwira ati ikibazo iki n'iki cyagenze gutya na gutya, nyine amusubiramo ya scenario yose. Aramubwira ati ngiye waka kanya ameze nk'umuntu wabuze power bitewe n'umwana w'umukobwa power muwaye hano kuri office. Arakora ibintu akabisinyisha iwawe bitaciye iwanyu kandi njye ngomba kubyotoriza. Donc nawe umeze nk'umuntu uri kugira, urumva meze nka stati. Meze nka stati hagati yawe nawe ibintu byarangira. Donc document za passe n'iki byose
nta n'ahari akazi kakorwa nta kibazo donc isa nk'umuntu uri useless aranababwira ati n'ikimenyimenyi nzi ko umunsi mba poropoza ko mwanyongera umushahara bitewe nuko mwari muzi ko mvunika hari umuntu wabahaye poropozo witwa Gahigi Jean Claude SG wa board abaporopoza ko mwaha akazi witwa Rutayisire Jackson w'iwawe Bugesera uba muri Bugesera wari uvuye muri equipe nationale ngewe nkirukanwa muri board kandi nyuma muza gufata umwanzuro ko ngomba gukora akazi bitewe nuko mwari muzi ko ndi hano atari ukubera impuhwe ahubwo uko mfite ubwo bushobozi ari nge muntu wumva iyi concept a sample aho ni sawa ntabwo ari izindi mpuhwe aho ni sawa urumva bicaho ngaho ati nta zindi mpuhwe nge nuko numvaga iyo concept abagabo ati none se haje aramubwira ati none ko umukobwa atagenda biragenda bite ati nta kuntu wabihandurenga nk'umuyobozi ukamubwira gukubita akandika lettre de demande biki byose atariko ibintu byo kugenda ko bitarimo Jonathan ati ntago birimo ati nyine ati icyitwa kuba yava muri Rwanda Premier League ntibishoboka Priska bitewe n'iki kintu bitewe nuko numva tugiye tutakorana abakozi ndi ku managing kuko yari amaze kubana na proposal yo kubakenera abandi bakozi batanu yamaze kwerekana budget yaho bagomba guturuka nyine y'amafaranga baguhembwa aho bigomba guturuka ibintu byose aravuga ati like serious ntabwo uwitwa kanaka ashobora kuba yava ahangaha koko nicyo kintu kidashoboka aravuga ati rero dore ukuntu ibintu bimeze aravuga ati muri abayobozi banjye ndabuba atariko nanjye ntabwo uri muri Rwanda Premier League bitewe nuko nabuze akandi kazi amafaranga mpembwe sa amafaranga menshi n'undi amafaranga nshobora kuba nabona ahandi hantu hose n'iki byose nkunda umupira ndi umuntu wo mu mupira ndabikunda sibyo nibyo mushobora kumbwira ko mfite iyo defo kandi koko kuba mukurikirana bavuga ko ngo afite defo ya management yabo bantu nyine kuri office no ntago ari friendly ngo nyine muzwa n'akazi ni imashini nyine muzwa n'akazi kandi mugani adeno dufite shobora ati ngewe ntago bo ikintu cyitwa wenda human resource management donc kuvuga ngo aba bakozi ndaba managing gutya nibyo byakabaye byiza ni byiza ariko this time ureba icyo ukeneye cyane kurusha ibindi byose bicaye kuri Serena rwose arababwira ati rero nimba bitashoboka ko agenda reka maye propose ebyiri muzikoreho nibidakunda ndabaha umwanzuro wanjye nanjye n'umuntu wiyamini nabona ubwira nk'ifoto ndaza kwikenera cyane propose ya mbere arababwira ngo uyu mwana w'umukobwa ntahembwe 300 tatanga details zose urumva ato kuri reception ntarusho kuri reception amafaranga make nk'ibihumbi 50 none ndatanga propose nk'umuntu bakoresha baza mufate umureceptioniste umushyire ku mwanya we muri comptabilité none comptabilité mushyire kuri reception iyo ni ya mbere niyo option ya mbere bati tubwiriye ya kabiri bati option ya kabiri murabwira umwana w'umukobwa yobya ibyo namubwiye yandika ibaruwa nsaba imbabazi ati nizo option ebyiri zishoboka kuri nge kugira ngo mpe mu kazi abagabo baramubwira bati ikintu cya mbere gishoboka ntago twumva ikintu cyaba gishingiweho kandi koko tuvana umukozi muri office imwe tukamujyana mu hindi kandi avuze ngo mumugumishe kuri uwo mushahara nta kibazo nge ndabizeza ko ayo mafaranga azakomeza akaboneka bitewe n'ahantu wenda n'amasoko nge nize mbona ari pending hanyuma n'uwo wundi mushyire kuri uwo mushahara hanyuma nta kibazo nta mafaranga make ari buze kuza kwiyongeraho ibyo by'imishahara yabyo nzabyisimamaho ubwo yashaka kugira ngo atazagira urumva mu receptioniste nta hantu yahurira n'umuntu uretse gura kuri reception morning muzanira umuntu wenda hari umuntu uje aho ngaho kwa Jonathan donc ntago ari umuntu uzahurira muri document mu kazi mu buryo buri direct yego abagabo rwose bamwe ati ntibishoboka ibyo ngibyo iyo option ntishoboka aravuga ati rero mizo bisibye nimba zidashoboka niyo gusa imbabazi avuga ati ntishoboka aravuga ati nta mpamvu amakuru rwose mfite ngo ahubwo wowe kurikiza amategeko umuhereze lettre de demande nibyo ariko umusabe ibisobanuro muri niko byagombye kuba bigenda mwandikire office mubaze ibisobanuro niyongera uzongera umwandikire umusabe ibisobanuro umutipe aravuga ati ngewe ndandikira umuntu ujya kuri reportinga kwa boss direct shaka kumwandikira ibaruwa nkahereza boss ngo yisubize ari umunsi umwe
hari umunsi nkikorera Rusizi. Urumva nabaga mfite akazi kenshi cyane cyane nko ku gatanu cyangwa ku gatandatu, ariko cyane cyane ku gatanu numva nakoraga siporo, hari ikiganiro cya showbiz cyitwa Friday show nakoraga. Umva Kanizi, ndakumva. noneho umunsi umwe nza gukina match ya RB, urabona imikino ya siko kiba ku gatanu. Ndaza turayitera banampaye n'uruhushya. Nageze nimugoroba ikiganiro kirabura cya siporo. Nageze i Rusizi nsanga umuyobozi wanjye amufise ibaruwa kandi bampaye uruhushya. Isaba ibisobanuro. None iyo baruwa narahageze nkubitwa n'inkuba. Mpita nandikira abayobozi b'ikipe cyane ko barimo no mu buyobozi bwo hejuru, kurumva nka SGR HR. Mama witwa Domina tunamuramutse. Ndavuga ninjye banyandikira lettre de demande, nari mfite uruhushya naje mu kazi k'ikigo n'ubundi Kigali. Ntago numva impamvu. Barambwira ati iyo baruwa iduhe tuyisubize. We ntuyisubize. Gitwohereza. Jonathan ashobora rikanze ko nawe ashobora kwandika ibaruwa igasubizwa hejuru. Araceceka. None cyaba baravuga ati rero niba bidashoboka ubu si ya gatatu ya nyuma na nyuma murahitamo hagati yanjye nawe musigara. Mwijwi tuje cyane amubwira ati nta kibazo genda. Agenda ahita bandikira ibaruwa isezera akazi. Rwose akimara kuvuga iryo jambo nibwo hari yagezeho n'umwe mu bagabo wundi wa gatatu wari waciye, ntabwo ndibuze kuza kumuvuga, n'umwe mu bayobozi b'icyubahiro. B'icyubahiro rwose no mu bundi buzima busanzwe. Araza nyine barakomeza bariganira. Ni umuntu nyine munini cyane kurusha n'abo ngabo. Urumva baraganira, Mutaramu yandika ibaruwa isezera. Asezera ku kazi, secrétaire comptable aguma mu kazi. Urumva kugeza ubu nta uramusimbura, aracyari aho ngaho. None ndashaka ko tujya mu byakurikiye, reka tubone duce muri Esperanza gato. Muri Esperanza Motel tubafitiye ibyumba byiza cyane kandi bihendutse. Niba wumva ushaka kurara muri Esperanza cyangwa se wumva ukeneye kurara ahantu wumva utuje neza mu mujyi wa Kigali, nakurangira muri Esperanza rwose. Ntujye kure, hamagara bagukorere cyangwa se ubukinge. Ni 0783 51 711 ubwo ni Esperanza. Kandi si ibyo byonyine, si ibyumba gusa, tunabafitiye igikoni cyiza cyane. Tugufitiye kuku ya wari, inkoko y'umuceri, tukakugirira igiti kibita Esperanza Chabarara. Hakabana Esperanza Chabarara. Ebita Chebas urayizi. Urumva? Kandi hari na Esperanza Coffee Shop. Urabona ukuntu ikirere kimeze rwose, nta handi wakabaye wicaye muri Kigali urimo ufata akantu ka coffee niba ugakunda atari muri Esperanza. Tukaba tunagufitiye ikintu cyitwa biyari. Ifite biyari hariya ewana. Uyu munsi ni ndara ntayikinnyeho ubanza ndi burware. Nekari. Cyane kuko urumva warira. Utayikinye. Cyangwa wagira intuza mu nda. Yes, ubwo ni Esperanza Motel y'abantu basimukira hano kwirebera. Gese bwana munyamakuru. Ngo umutoza akimara kuvuga biriya bintu wumvishe warira. Cyakora umuhungu witwa Pedro rwose yatanze trend. Yes, yego ubwo ni hara kwirebero za Gikondo, muzamuke rwose kuri Esperanza Motel, muraza kwita muhagera bigende neza cyane. So icyahise kiba rero byari biri muri ya nkubiri. Oya urumva hari ibyo nari nsimbutse. Hari urabona bari gupanga guhemba. Bari gupanga gutegura ikirori cy'umwaka kabisa, bavuga ngo twarahembye kuri televiziyo ibihembo by'ukwezi n'iki byose. Uyu mugabo bita Jonathan aragenda ategura proposal ahereza Rwanda, abahereza abantu ba Gorilla Games. Baricara barapanga, bumvikana ko ibihembo byagombaga kubera muri Kigali Serena Hotel. Sinimba utabyibuka. Yego niho byagombaga. Turi muri press conference yabera hano kuri Northern. Yego. Hano mu mujyi baravuga ati ibihembo bizabera. Ubona nyine kari ibintu biri kuri standard nziza. Sinimba utabyibuka. Yego. Icyo gihe hahita haza impamvu ndumva ari match y'umuhuro mu mahoro. Sinibuka ikintu cyabaye cyatumye ni match y'umuhuro mu mahoro. Barabiramporta bavuga ngo ibi ntago twabihuza. Kiragiye byagomba kubera muri Serena buriya. Kw'icyo gihe bari barabwiye Jonathan mbere, baramubwira ati nta kibazo, ibyo bintu tuzabiganiraho tubikemure, we wigira huje, bite nuko bari bakeneye ko agomba kubanza kubategurira icyo kintu kigashyirwa mu ngiro, ibihembo bikaba byabera muri Serena Hotel. Bite nuko yari yarateguye ahantu hagomba guturuka bije kwanza miliyoni 50
zigomba kujya mu kwamamaza iki gikorwa. Mm. Miliyoni 50 bagombaga gufata icyo bita amafaranga bakanyanyagiza muri media, mu bitangazamakuru. Abantu bati ukwezi kumwe kubyamamaza miliyoni 2 miliyoni 3 buryo bitewe na media house yariyo. Nyine ku buryo kiba cyakira none akaba ari ukubyamamaza apana byo banga abantu babivuge, kubyamamaza nka publicité nkuko tuvuga Esperanza. Nyine ku buryo uvuga ngo tumaze isaha tuvuga tutaravuga ibintu bya Rwanda Premier League, bikaba ari ikibazo gikomeye. Urumva bikaba ari ikibazo gikomeye cyane. Iyo gahunda donc yarya ipresenta abantu bagorera games bumva neza impamvu yo kuba baspending amafaranga, uko bivuga ko bagombaga gukoresha bije miliyoni 80 mu ijoro rimwe. Rwanda Premier League muri uriya muhango wa awarding ceremony. Amina babano bagabo bagorera games kuko bagombaga kwishyura. Bari baranakoze booking ya Kigali Serena Hotel miliyoni 10. Yego. Urumva? Hanyuma uyu mutaramu bikimara kuba agiye bisa nkaho hajemo icyo nakwita nk'agatotsi kuri za gahunda zose zari zarapanzwe ngo ibi bintu bizabera ko urumva bagomba kwitegura nka gara ya Ballon d'Or kugira abantu ko umuntu ikintu cya mbere abantu bose baba nominees bagomba kuba invité, itangazamakuru ryagomba kuba invité. Donc bari bafite ama invitation menshi n'abayobozi b'ibigo runaka bikomeye bagomba guhura muri salle ya Kigali Serena Hotel kugira ngo nyine urabona ko bagukura Ballon d'Or igara nini cyane nyine bapanze ku buryo buremere kuko n'ikimenyimenyo yitwa Joseph ni marketing manager mutaramu hariya muri Gorilla Games nanamusuhuza. Njewe tuganira personnellement yari yambwiye ko bafite gahunda ko bigomba kubera muri Kigali Convention Center. Urumva ni ikintu batekerezaga cyari kuba ari kinini cyane, ari ikintu kinini giteye ubwoba. Umutaramu akimara kugenda baravuga ati reka dutegereze turebe ntacyo bitwaye. Abantu bategeza ko ikintu kirero no kumenyekanisha iki gikorwa kizaba biri buze gushyirwamo imbaraga nk'izo abantu batekerezaga, reka da. Urumva kanize bategereza ko ari ikintu kiri buze kuba kwamamazwa naki ibaze ko byageze mu cyumweru cya nyuma. Nitura abanyamakuru nge nawe. Yego. Nimba hari umuntu wari uzi ko kizanaba cyangwa naho kizanabera simbi. Ndibuka ngira ngo hari groupe tubanamo n'anditse n'abahise ibintu bya Rwanda Premier League bimeze. Aha uri mu bantu babajije ndabyibutse. Yego. Urumva ngo ibintu bya Rwanda Premier League bizabera he? Abanyamakuru baremerewe bimeze bite? Umuntu umwe arakubwira ngo tuzagusubiza. Ravey bucya biri buze kuba. Bucya biri buze kuba nibwo batangaje bati ibintu bigomba kubera muri Rwanda Broadcasting Agency muri RBA kuri RTV. Urumva abantu bose bakubitwa n'inkuba bati bigenze bite iyo transition yo kuvana gariremereye muri Kigali Serena Hotel ukayijyana kuri televiziyo y'igihugu bigenze bite. Kumbe abantu baje kumenya ko abantu muri Gorilla Games batishimiye igenda ry'uyu mutaramu ndetse babona nyine nta n'imbaraga zanashyizwemo ngo bumve motive yo kuba barekura izo miliyoni 80 mu ijoro rimwe muri Kigali Serena Hotel bavuga ngo twaba duhiye kujya kurekura miliyoni 80 ku bintu bitamamajwe nawe uri umuntu uri muri business yo kwamamaza nta kintu waba uri gukora nta na kimwe. Urumva abantu baricira bavuga ngo ntacyo aho kugira ngo umuhango usibe reka tubikore nkuko twakoraga iby'ukwezi wenda duhindure televiziyo gusa. Ukumva ibintu kuntu byese biciririka. Reka twe duhindure donc reka tubikore nkuko twe dusanzwe dukora iby'ukwezi. Duhindure televiziyo wenda turaza kubwira abantu bagorera games yuko biraza kuba bifite visibility nini bitewe no kuri televiziyo y'igihugu biraza kuba biri kurenza uko byari buze kuba ari gara nkuko yari bipanze abantu bagomba guca kuri red carpet. Donc ibintu byose byari bipanze byagomba kubera muri Kigali Serena Hotel. Urumva iyo ni impact ya mbere, ingaruka ya mbere. Yego. Urumva donc hahise habaho ikintu ubona gipanze mu buryo buciriritse. Reka nkoresha iryo jambo bitewe no kubura wa muntu wumva concept y'ibintu murimo wari waranapanze na gahunda runaka. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri hari ibintu biri pending byinshi byo kuvanga abafatanya ko dushobora kuba twakorana nabo bashobora kuza mu kintu cya naming right. Urumva ndakumenyesha ko champion akanya higeze ubu nta naming right irabona nta muntu n'umwe naming right. Bwa mbere twabwiye ngo BK bigeze hangaha this time ngo byakora businze ngo hajemo ngo
ni Bralirwa biciye mu kinyobwa cyitwa Chita bikavuga ngo batanga miliyoni 400. Donc jusqu'à maintenant nta kintu n'iki na kimwe gihari. Hari budget yari yarapanzwe yagomba kuzagenda kwita donc kuri data collection cyane cyane wenda abantu kuko bagomba kujya bakora ikintu cyitwa man of the match kuri buri joro. Icyo kintu donc cyari cyarapanzwe bitewe n'abantu bagomba kuba hari. Donc hari imishinga myinshi yari yaramaze gupangwa. This time yasubiye inyuma. No sasa ndashaka kugira ku kintu cy'abanyamahanga bitujyana kuri yaba rutasubijwe. Amakuru avuga yuko ama equipe yari yarabonye email iturutse muri Rwanda Premier League. Bien sûr bwari yanditswe n'uwo nguwo. Bitewe nuko yara yumvaga uburyo kibigomba kugendamo. Nubwo migambi yazo tubwira ngo ari umuntu ufitiye muri ministeri waramubwiye ko n'ubundi ngo bazaba 6. Ariko nanjye ku ntangiriro ya menoze nk'ubwane ni 6. Yego. Tuyeze turebe. Nuvuga ngo we banditse iyo email amakipe ngo yitegure consequence ko abakinyi bagomba ko ari 8 mu kibuga na 4 kuri bande touche. Iyo email ama equipe arayifite. Donc ni nk'ibintu byo gutegura byo kuvuga ngo championnat zameze iki. Bitewe nuko we arakubwira ati uko byagombye ko byaragenze. Twagombye ko twarice twadiscuta na Ferwafa gusa nta wundi muntu tugishije inama. Urumva? Hanyuma twe tugatanga itangazo tumenyesha abantu. Tubabwira ko abanyamahanga ari 8 kuko twebwe turi urwego rwigenga rudakorerwamo development. Ahubwo twe turi urwego rucuruza champion. None sasa ukibaza nk'iyo correspondence iri buze kuza guturuka y'umugani iri buze kuza guhamaga nko muri Rwanda Premier League babwira ngo ngo babe bangaye. Kuko amakuru avuga ko ngabari hafi bavuga ko ngo uwari we wese yatungurwa no kumva procedure byaciyemo ngo abanyamahanga iyo proposal batangira mu cyemewe.